Mbaye nk'ababani ngo igutabare cyangwa ibyihorere, igutabare. Irabi ibyihorere rikize. Mubwire ngo ni igutabare. Kandi itegeko riguhesha ibyawe rituruke hehe? Rituruka hejuru. Niba hari ikintu kiryoha rero, nukuza ahantu utaje gusaba audience, ukaza ahantu hamagawe. Njewe ndagusengera ariko nimba ntakomeza kugusengera. I don't pray for you every time. Nako narara gusengera. I pray for you every time. Nanjye mfite ibyanjye. I also have my own things. Kuba abana batarajya ku ishuri, for children who have not gone to school yet, tujye tuvuga ukuri. let's speak the truth. Baritima yamenya ko nadataka. That if he doesn't Azaguma he will stay there. Baramucecekesha They arataka. told him to keep quiet. Yesu mwana Dawidi mbabarira. The son of David, forgive me. Abamwegere baceceka. Those who are near him told him to keep Yibuka quiet. ko bamucecekesha. Remember those who are telling him to Iyi keep mvura iguye quiet. bajya kugama. Uya batamwana yanyagirirwa aho ngaho. Remains there. Ngo ntiyaceceka. But he didn't keep Barongera quiet. arataka ati Yesu mwana Dawidi mbabarira. Forgive Ngo me. Yesu yumva ijwi ry'abaritimayo. Aravuga ngo harumpamagaye. Someone has called me. Harumpamagaye. Harumpamagaye. Uyu mugoroba Imana yumva ijwi ryawe mu kibazo cyawe. Your voice in your problem. Ndabashuje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Mwakwicara Imana ibahe umugisha. You can take your seat and God bless you. Kuba tutaziranye nitwa Mbarushimana John. For those who don't know me, my name is Mbarushimana John. Ndi umuvugabutumwa bwiza. I'm an evangelist, minister of the gospel. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. I have a wife and 3 children. Nsengera Bethesda Church. I fellowship at Bethesda Church. Kwa Bishop Rugamba. Bishop Rugamba. Nishimiye kongera kubana namwe uyu I'm munsi. pleased to be with you today. Turashimira umushumba kandi wongeye kuduha ikaze. I thank the pastor who has given us this great welcome. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Let's go to the word of God. Kubara ibice 27. Numbers 27. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka nsome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo maze higira hafi abakobwa ba Serofati mwene Heferi wa Giliyadi wa Makiri wa Manase mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Serofati. Mahira na Nowa na Hogire na Miruka na Tirusa bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iterano ry'abateranije kumera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha by'ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Serofati baburanye iby'ukuri ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume gakondo ya se. Kandi ubwira Abisirayeli ati umuntu napfa adasize abahungu muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Reka dusoreze mu bami ba kabiri, In the book of 2 Kings, ibice byaho 8, chapter 8, murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice 8 umurongo wa 5 n'uwa 6. Haravuga ngo nuko agitekereza umwami uko yazuye wapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana baraje atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi ahera ko aravuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami ahera ko amuha umutware w'umuhesha, aravuga ati umugarure ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu ngubu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. receive the word of God.
ndagira ngo uyu mugoroba tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima. I want us to discuss this evening the word God has put on my heart. Ijambo rivuga ngo Imana yohereje umuhesha uguhesha ibyawe wanyazwe. That God has sent someone to bring what has been taken away from you. Nongere mbisubiremo. Let me repeat once again. Imana ikoherereje umuhesha uguhesha ibyawe wanyazwe. God is bringing someone to bring back what has been taken away from you. Ntago ndajya kuburana. I haven't been in any case. Ariko hano ntebo haburamo umuntu waburanye. But someone here has been in a case. Harya umuhesha nuza kuburana cyangwa nuza kuguhesha ibyo watsindiye? Iyo watsinze urubanza ushyire mu bikorwa imyanzuro y'urubanza. The one who puts into action the plans of the case. Birajya bikugora ubyihorere. Hallelujah. Bibiliya, the Bible says, itweretse inkuru ziri mu kubara 27. it has told us stories in the book of Numbers 27. Nasomye aya mateka. I read this history. Nsanga muri Israel hari itegeko. I found that in Israel there's a law rivuga ngo iyo utabyaraga umwana w'umuhungu, that says if you haven't born a baby boy ukabyara abakobwa gusa, and you only have daughters, iyo wapfaga, when you die, bafataga gakondo yawe, they will take all your heritage, bagashaka uwabyaye umuhungu, and they will look for someone who has a boy, bakamuha ya gakondo, and they give all the heritage, abana bakajya kuba inzererezi, and your children become street children, kuko nta muhungu wabavutse, because they don't have a baby boy. Ni itegeko ryari ririho. That was a law in that time. Ni itegeko. It was a law. Kandi mbibutse ko ubuyobozi bwose, And I remind you, every leadership, twibuke ko bushyirwaho n'Imana. it is put there by God. Uyu mugabo witwa Serofati, This man called Zelophehad, abyara umwana wa mbere, she had the first child. aza ari umukobwa. It was a girl, Nawe yarazi icyo itegeko rivuga. and he knew what the law says. Abyara uwa kabiri, He bore the second child. aza ari umukobwa. It was a girl. Abyara uwa gatatu, The third child. aza ari It umukobwa. was a girl. Abyara uwa kane, The fourth child. aza ari It umukobwa. was a girl. Abyara uwa The gatanu, fifth one. aza ari It umukobwa. was a girl. Kuki yakomezaga kubyara? Why did she continue giving birth? Kwari ukugira ngo areko yazabyara agahungu It is to kazacungura continue abashiki. trying and see if he can give birth to a boy. Mpamya ko niyo ataza gupfa, I say, even if he wouldn't yari die, gukomeza he could continue giving birth, kugira ngo arebe so nibura that he can try again and ko see. yazabyara umuhungu Maybe he can see a boy, he can get a boy uzacungura abashiki be. who can save the daughters. Mpamya ko uyu mugabo agiye gupfa I testify, when this man was about to die, yapfanye umubabaro, he died with a lot of grief kuko yari azi itegeko rihari. because he knew what the law. Tekereza kuba waravunitse ukora. Thinking, having worked all your life, Ababyeyi murimo hano murabizi, the parents who are here, you know it. imvune nyinshi ababyeyi bagira, There's so much hard work you do. baba bavunikira abana babo. It is for their children. Niyo mpamvu umuntu yemera akarya dukeya, That's why you eat a little akajyana umwana mu ishuri and you ryiza, take a children to a good school. nuko azi ko ari wo munani wonyine. That is the heritage you have. Inheritance you have. Mpamya ko yapfanye agahinda, I testify he died with a lot of grief. kuko yari azi ko ibyo afite Because byose, he knew everything he had. byaba bike Whether byaba small, byinshi, whether much, nta burenganzira abana be babifiteho. there's no authority that his children had over them. Tekereza gupfubiza ko abana bazaba inzererezi, Think about it, dying that your children will kandi be, warakoze, and you worked hard. waravunitse, And you worked hard all your life. ariko ukaba ubizi ko abana bazabaho nabi But you know that your children will live a bad life kubera icyo itegeko rivuga. because of what the law says. Ngo arapfa. Then he died. Bano bakobwa bamaze gukura, When the girls were of age, bamaze kumenya ubwenge, after they had wisdom, nibyo umushumba yavugaga, that's what the pastor said. hari uruhare rwawe mu kwakira igitangaza. There's your place in receiving the miracle. Bibutse ko kwizera n'amaboko atagaragara, Let me remind you ariko afata ibiboneka, that touches the tangible things. n'amaboko adafatika, That tangible things, ariko afata ibintu bifatika. but touches the tangible things. Ngo bishyira hamwe. They came together. Bibutse ko kino gihe Let me remind you, this time nta nubwo bari bemerewe kujya imbere y'Imana they are not allowed to go before God.
ngo bandika urwandiko They wrote a letter. baravuga nitwo twe tutagerayo Even if you can't go before God, ariko inyandiko yacu but yagerayo our letter will go there. ngo bafata urwandiko They write a letter bashyiramo ikirego twasomye and they put there a case. baravuga ngo twebwe turi abakobwa ba Serofati We are girls of Zerophad. nubwo data yatubyaye turi abakobwa Even gusa though Dad had us as we are girls, turarekara mu burenganzira bwacu we are reclaiming what belongs to us. hari itegeko ritabyemera There's a law that does not allow it, ariko ni iry'inaha ngaha but it is for this place. hari icyo bibutse There is something I remind you. umuntu ugeze ngo mu ijuru imbere y'Imana When you go before God, mfite umuntu umvugira I have a speaker. ni umukuru w'abatambyi Someone who speaks before izina me. rye yitwa Rukundo His name is Love. bibuka icyanditse muri Yesaya They remember the writing in kivuga ngo Yesaya. ugushikamijeho umutima As someone who has his trust in you, uzamurinda b'amahoro masa you protect him kubera ko akwiringiye because he's trusting in bibuka you. icyo Dawidi yavuze They remembered what aravuga ngo David said. abiringiye Uwiteka Those who trust in God, bameze nk'umusozi wa they are like Siyoni Mount Zion. utabasha That is kunyeganyeza not shaken. uhora uhamye That it is there. ngo It ku is misozi there. igose Yerusalemu As the mountains ko surround niko Uwiteka Jerusalem. agose abantu be That's how God surrounds his uko Yesaya people. havuze Isaiah said, nubwo Aburahamu atatuzi even though Abraham doesn't Isiraheli know us, ntatumenye Israel doesn't know ariko us, we ni data wa you twese are our father. bibuka ko mu isi nta tegeko They ribarengera remember that in ariko earth bibuka there's ko mu no ijuru law. hari In ribarengera heaven there's a law. ngo bandika ikirego They cyabo wrote a letter. baravuga ngo twebwe turi abakobwa ba We are Serofati daughters of Zerophad. data ntiyabyaye abahungu Daddy did not have a boy, ariko hari ikiturengera but there's a law that is on our side. ntabwo yigeze aba mu iteraniro ry'abantu batuka He Imana was not in the midst of people who abused God. ijambo rya kabiri The second word, yapfanye ibyaha bye gusa he died with his own sins. gatatu The third thing, tuzire ko data atabyaye umuhungu are we going to take it because our father didn't have a boy? genda uyibwire ngo dukeneye gakondo muri Go bene tell wabo him wa that data we need our heritage. ngo Mose azamura urwandiko rwabo Moses raised his letter. arujyana imbere y'Imana He brought it near God. Bibiliya ntabwo ivuga umwanya Mose The yahamaze Bible does not clearly ariko ngo state the time akigera God imbere said. y'Imana When he got before God, Imana ihita ibwira Mose God ijambo told rikomeye Moses, iravuga ngo genda ubwire abakobwa ba go and Serofati tell the daughters of Zerophad, nditegereje I have seen. njyewe Mana ndarebye Me, God, have seen. sanga ibyo baburana ni What ukuri they are claiming is the truth. kubw'iyo mpamvu For that reason, njyewe mpinduye itegeko rya I'm telling Isiraheli the reason the law of Israel. nibahabwe gakondo muri Let them bene wabo keep their wasi heritage. reka mbabaze ntararenga Let me ask you before I go. iyo bano bakobwa bataza kujyana ikirego If cyabo they imbere could y'Imana not, bari guhabwa gakondo could they be given the heritage? mubwire ngo uruhare rwawe rurakenewe Your place is needed. reka nifashishe iri jambo Let me use this word. baritimayi yataza gutaka If Bartimaeus didn't raise her up, Yesu yari yatambutse Jesus had passed away. Imana ikeneye ijwi ryawe mu God kibazo requires your cyawe voice in your problem. njyewe ndagusengera ariko nimva I ntabwo pray for you, nkomeza but from me, I kugusengera don't pray for you every time. ntabwo narara ngusengera I pray for you every time. nanjye mfite ibyanjye I have also have my own things. kuba abana batarajya ku ishuri For children who have not gone to school yet, tujye tuvuga ukuri let's speak the truth. baritimayi amenya ko But nadataka knew that if he doesn't raise his azaguma voice, ahangaha he will stay there. baramucecekesha They arataka told him to keep quiet. Yesu mwene Dawidi mbabarira The son of David, forgive me. abamwegereye bati ceceka Those who are near him told him to keep yibuka quiet. ko bamucecekesha Remember those who are telling him iyo to keep imvura iguye quiet. bajya kugama When it rains, uyo to batamwana uyanyagirirwa aho he ngaho remains there. ngo ntiyaceceka But he didn't keep barongera quiet. arataka ati Yesu mwene said, Dawidi The son of mbabarira David, forgive ngo me. Yesu yumva ijwi rya baritimayo aravuga ngo hari umpamagaye Someone has hari called me. umpamagaye Someone has called hari me. umpamagaye Someone has called uyu me. mugoroba Imana yumva ijwi ryawe mu kibazo God, hear cyawe your voice in your problem. ngo arababwira ngo nimumuhamagaraze They told him, call him to come here. kandi mwumva ikintu cyashimishije Something that pleased ni me. uko bamucecekeshaga ari we yategetse kumuhamagara They told the one who was taking them to keep quiet is the one who called him. nusenga bagusuzuguye bazakubaha When you pray, they are despising you. nusenga bakuvuze bazagucira bugufi Those who, nusenga if you pray, barizo umuntu ngo wasenze uburiki warasenze uburiki ask the person if he has prayed. mubaze ngo warasenze uburiki Have you prayed and you didn't get anything? umva uko birivuga
Hear what the Bible says. Imana ibwira Mose ngo genda ubabwire ngo ibyo baburana n'ukuri. God told Moses to tell him what they are claiming is true. Kandi kuva uyu munsi. And from today, iri tegeko, this law rirahindutse. it will be changed. Ntihazagira uwongera kurengana. There is no one who will be azira ko atabyaye umuhungu. There's no one who will be in justice for not having a boy. Uko mubizi, the way you know it, kugira ngo itegeko rijye mu igazeti ya leta, for a law to be gazetted in the government gazette, ni ibintu binyura mu nzira imwe. Is it something just in one process? Nawe tekereza itegeko riri mu igazeti ya leta. Now think a law that is in the gazette of the government. Abakobwa batanu, 5 girls, batarimo n'umutwara sibo. There are not even any boy. Kubera kujya imbere y'Imana. Because of going before God. Uziko tujya dusenga. When we pray, imyanzuro igahinduka. And the decisions change. Uziko tujya dusenga. When we pray, inama z'umwanzi zigasengwa. Uziko gusenga. When we pray, bijya bihindura ibyemezo umwami yari yafashe. What is the plan that the king has made? Niki cyarengeye abayuda. What has come on the side of the Jews? Bashatse umwavoka. They have a lawyer. Ntabwo inzandiko zari zasinywe. Ntabwo umunsi wari washyizweho. Igihe ntabwo cyari cyashyizweho. Abayuda bagavuga bagasenga. Igaceceka ariko yagambiriye gukora. Gusenga bijya bituma imigambi y'umwanzi ihinduka. Gusenga bijya bivuguruza ibyo abantu bari baranditse. Munyumve dutere haleluya. Haleluya. Uzi ko gusenga bihindura ibyo abantu banditse, ariko nta mbaraga n'imwe yahindura icyo Imana yanditse. Uzi ko gusenga bihindura imigambi y'abantu, ariko abantu ntabwo bahindura imigambi y'Imana. Yohana avuga ngo icyo yanditse yagize gute? Yaracyanditse. Ntawahindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ariko Imana yahindura imigambi yawe. Hakunyumvisha rero, ntawahindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ariko Imana yahindura imigambi yawe. But God can change the plans of God on your life. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Let's raise our hands and worship, praise God. Aramubwira ngo ndavuze ngo, I said, njyewe Uwiteka, me God, njyewe Uwiteka, njyewe Uwiteka, genda ubabwire ngo iri tegeko rirahindutse, ntihazagira uwongera kurengana azize ko atabyaye umuhungu. Abakobwa bahabwa gakondo, kandi hirya y'abo bakobwa nta wongeye kurengana azira ko atavutse mu muhungu. Uyu mugoroba nkufitiye ubuhanuzi, Imana yohereje umuhesha ugusubiza ibyawe wari waranyazwe. Kugira ngo tuze gukoresha umwanya wacu neza, mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 8 umurongo wa 5 n'uwa 6 haje inkuru y'uyu mugore. Ntari buze kuvuga amateka ye cyane, mbibutse ko uyu mugore ni wa wundi wagiriye neza Elisa n'umugaragu we, akabubakira akazu hejuru y'inzu ye ngo bajyaga bahatambuka. Abatari ko bano bantu baje iwanjye kurya, ngo arabafungurira. Buke yabwira umugabo atari ko twabubakiye akazu hejuru yacu, banza ariho igitekerezo cya etaje cyaturutse. Twashize akazu hejuru yacu, tugashiramo igitereko kitabaza, tugashiramo buri ko ari abantu b'Imana bajya banyura hano, tukabafungurira bakaryama bakaruhuka. Umugabo ati ubushobozi turabufite, reka tubikore. Ngo barakubaka uko bahanyuze bigenda. Ngo umunsi umwe umukozi w'Imana bazumuga umugaragu ati hamagara wa mushune mu kazi. Araza turashaka kumenyekana. Undi ati hoya nibera mu bacu, ndanyuzwe pe. Gihaza ati hari amakuru mfite, nagenze ndatembera mu bana afite, nta muhungu urimo. Muraje mumve, hari ibintu bikorwa n'amasengesho, hari n'ibintu bikorwa n'imirimo. Tujye dusenga twongereho n'imirimo. Aravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe
uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Mwumva uburyo uyu mubyeyi atabyemeye, aravuga ngo mwibesha abantu bima. Ntago yarabyizeye. Naragenzuye bakozi bamumfasha, nge ntago nsanga uriya mwana yaramuhawe n'Imana. Uriya mwana yamuheshejwe n'akanwa nuko ntago isajye banga Imana irambwiye. Oya, yaravuze ngo umwaka utaha abitewe n'umunezero n'ibyishimo, abanga umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye. Ntago avuze ngo Imana irambwiye. Reka mbabwire munyumve, kandi hari abantu bagizwe abahanuzi, hari n'abantu umwuka w'Imana azaho. Abantu mujye mubatandukanye. Njewe umwuka w'Imana ashobora kunzaho nkakubwira ngo Imana irambwiye gutya, kandi bikaba nkuko yabikubwiye. Ariko umushumba ntago umwuka w'Imana muzaho, yagizwe umuhanuzi. We sina ngombwa ngo avuge ngo Imana irambwiye, wico yatuye Imana iragiherekeza kuko yagizwe umuhanuzi. Mutandukanye abantu umwuka w'Imana azaho n'abantu bagizwe abahanuzi. We si ngombwa ngo avuge ngo Imana irambwiye, we nubwo yakwatura gusa Imana iherekeza iryo jambo rikarema igitangaza ko ntago umwuka w'Imana we yagizwe umuhanuzi. Ati mwibeshe ntibajya mu mateka menshi. Umwana yaje kumubona yaramubyaye, ngo haciye imisagira gute arapfa. Uyu mwana apfuye ntago yigeze abibwira umugabo, ngo yaramuzamukanye ajya kumuryamisha muri ya mirimo yakoze. Uzi ko imirimo igizura ibintu byapfuye harya atabitazuwe n'iki? N'amasengesho ni imirimo yamuzuye. Ngo ajya gushaka abantu b'Imana, yohereza Gihazi ngo biranga, ariyizira ngo amwubarara hejuru, umunwa ku munwa, amazuru ku mazuru, nuko utazagira aho ujya bakakubarara hejuru, ngo niko Bibiliya ivuga. Hari ibyateye by'iki gihe. Haramugaterega ubwo so wagize ngo ibyo bibazo byawe ubwawe uri umupfu, kugira ngo bizuke rero, kugira ngo akazi kazuke, kugira ngo urugo ruzuke. Mujye mwibuka kuriya yari yapfuye kandi we nturi umupfu. Nese wagize ngo abayobesha abandi ntibakoresha Bibiliya, ngo aramuzura. Uzi ko nasomye Bibiliya ikambwira ngo inzara mbere y'uko itera uyu mugore yamenye amakuru arahunga, ngo hashira imyaka 7 adahari. Aho twasomye rero ngo aragaruka, ariko agaruka asanga ibye byaranyazwe. Imirima ye yarahinzwemo n'abandi bantu barasaruyemo. Bibiliya yavuze ngo yagiye ku mwami, umwami ntiyabyitaho, ariko haza kumenyekana amakuru yuko ari we wakoreshejwe agirira neza abantu b'Imana, kandi ngo bimenyekana na Gehazi n'umuhanuzi baraho. Umwami amenya ko uyu mugore yagiriye neza abantu b'Imana. Umva ijambo umwami yavuze, ngo ahita ahamagara umutegeka, aramubwira ngo ntanze itegeko uyu mugore ahabwe umuhesha ibyo yanyazwe byose. Umva ikintu cyashimye, kuva igihe yaviriye ahangaha n'igihe agarukiye, ibyahinzwe adahari, ibyo yasize byose abigaruka. Ntabwo uyu muhesha yaje kuburana, ahubwo yaje kumuhesha ikimyanzuro ye y'urubanza yanzuye. Mumpera ikiganza umubwire ngo uyu mugoroba Imana yohereje umuhesha uguhesha ibyawe wanyazwe. Kandi uramukeneye. Mpero mucyaze mubwire ngo uramukeneye. Haleluya. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Haleluya. Abamwakiriye umuhesha. Haleluya. Imana iguha umuhesha. Kandi reka nongereho iri jambo, igutabara ihereye hejuru. Mu minota asigaranye igutabara ihereye hejuru. Ihereye apana hasi, hejuru. Itegeko rihesha uyu mugore ibye ryavuye he? Umvisha ari mwisibo, ni muri mudugudu, ni hehe? Ubundi bihera hasi bijya hejuru, ariko iyo bihereye hejuru hari n'ibyirengagizwa,
hari ibitarebwaho, hari inzego zisimbukwa, kuko hejuru basaba ko mushyira mu bikorwa. Niba narakivuze ntacyo, niba narakivuze reka nyivuge. Iyo perezida yagiye mu ntara, perezida wacu, hajya hatangwa ibirego n'abaturage. Umuturage ati banyubakiye mu butaka, mujya mubwumva nawe. Hari igihe avuga ati icyo kibazo mve hano cyagize gute? Bene ahava cyakemutse? Gikemurwa n'abari bakizi cyangwa n'abandi bashaje? None imbaraga zikemura bazivanye ko bari ba nukubera ko itegeko rivuye hehe? Hejuru. Iyi tegeko rivuye, ariko twateye haleluya. Iyi tegeko rivuye hejuru riguhesha ibyari byarananiranye. Utabarwa bivuye hejuru. Wagize ngo tugiye gusenga se? Yosefu yatabawe n'itegeko rivuye. Mwigeze mwumva bose cyari kimufungishije? Ibyo uko atari umwana gihugu barabimubajije. Experience ye ko barayimubajije. Iby'amashuri barabimubajije. Yabibazwa nande kandi itegeko rivuye hejuru? Abayuda batabawe n'itegeko rivuye hehe? Waragerageje ntibyemera, ariko kuko yohereje umuhesha uguhesha ibyo wanyazwe, utabarwe n'itegeko rivuye hejuru. Umaze iminsi ugerageza byaranze, itegeko nirive hejuru mu izina rya Yesu. Sinababwiye ubu nureba ko umushumba nawe wampaye mikoro, mwese nta wundi wayinyaka, nuyoboye gahunda ntiyayinyaka, niwe se wantumiye. Umushumba nawe wambwira ati mukozi w'Imana rekera aho ngaho, ariko nta wundi mwese namwe warambirwa agasohoka. Ninde wampagarutsa kuri iriya ntebe? Ari wayingishajeho? Mutabarwe nirivuye hejuru. Haleluya! Nureba ushobora kuza kubera ko hano maze kuhagira inshuti nyinshi, yego, noneho nkaza kubera amarangamutima y'uwankunze agataza ati ngwino wicare kuri iyi ntebe. Noneho umushumba yazata, ariko mfite abandi bashyitsi nayiza bate mukozi w'Imana ihangane, twari tuzi ko umushumba yazanye abandi bashyitsi, ngwino tukwereka kandi gatebe. Nkihangana nyine nabyumva neza ngomba kuyivaho kuko wayinyicajeho ntabwo ari ufite ubushobozi, ariko ari umushumba wayinyicaje, nubwo haza abandi bavati mubashakira izindi ntebe. Urumva itegeko rikuvuga? Kandi niba hari ikintu kiryoha nkibature, kiryoha reka nyibabwire ze, nyibabwire, reka mbanze kukibiha soreze kukiryoha. Muri make kamera aho njya muzinkurikiza sicyo mubereye aho ngaho. Ikibiha nukuza nkicara hano, bakaza bakampagurutsa bakambwira ati iyo ntebe siyo wemerewe. Muri make aho njya hose kamera muzijyane nicyo mubereye aho ngaho. Bati dore intebe yawe ni iyi ngiyi. Utagize kwihangana wahita utaha, ariko niba hari reka nsoreze kukiryoha, nukuza ukicara aha ngaha. Bati intebe yawe ntago ari iyi ngiyi, ngwino tukwereka aho ukwiye kwicara. Mana nzagushimisha umutima wanjye, ndavuga ibigwi by'amaboko yawe, ndavuga ineza wangiriye. Mana we bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana. Haleluya, amen. Muri iyi minsi hari abantu bicaye ahantu barahicajwe n'amaboko y'abantu, harageze ngo Imana ibahagurutse. Ariko abicajwe n'amaboko y'Imana, nubwo haza
barindwi nubwo haza 12 ntawe uzahamuvana kuko igihe cyo kuhava ntago kiragera. Tugiye gutabarwa n'irivuye hejuru. Itegeko rigiye kudutabara, rigiye kuduhesha ibyacu, rigiye kuva hejuru. Ugiye kwakira telefone zitanyuza hano kandi ntago baraza gusaba, ni itegeko. Ntago basaba, ni itegeko. Mwakoze kuduha ikaze. Simbaye nk'ababani ngo igutabare cyangwa ibyihorere, igutabare. Irabi ibyihorere rikize. Mubwire ngo ni igutabare. Kandi itegeko riguhesha ibyawe rituruke hehe? Rituruka hejuru. Niba hari ikintu kiryoha rero, nukuza ahantu utaje gusaba audience, ukaza ahantu uhamagawe. Okay, ntago nzi ariko narayibonye biro y'umushumba, narayibonye nubwo ntayitinzemo ariko nayinyuzemo. Kabisa. Twari turi kumwe ariko nayinyuzemo. Sinzi secretary uko biri kose ashobora kuba hari. Ariko ndamutse nje ntavuganye n'umushumba. Secretary yambwira ngo reka mbanze mubaze niba kwakira. Atitaye ko naje kubwiriza. Reka maze muvugishe numve niba akamuhamagara. Umukozi w'Imana aragushaka. Murekaze. Kubera iki naje nje gusaba audience ntago naje ampamagaye. Ariko aramutse amagambwe ati John nsanga muri biro niho ndi. Nishaka amasanguri ya mugabo uri w'ibogari. Namugani Yesu ashimwe mwiriwe. Kandi musuhuza ntambuka kubera iki? Ntago naje gusaba ndahamagawe. Mwiriwe. Kutambutse barampamagaye. Ubwo narinje gusaba narategereje. Ariko kubera ko mpamagawe si ngombwa ko saba. Aho nje ndahazi bara Imana ifashe uyu mwaka utarashira. Aho wasabiye birahagije uhamagarwa mu izina rya Yesu. Dawidi ntago yaje gusaba. Dawidi yaje ahamagawe. Itegeko rizana Dawidi ryava. Bamutumyeho. Baramubwira ngo umuhanuzi yasinye ko na papa atari buryo utaraza. None ngwino turebe ko twarya. Dawidi azahamagawaza. Imana ifashe uyu mwaka utarashe. Ugira ahantu hamagarwa. Hagira telefone iguhamagara. Kandi iba ari umuhesha uguhesha ibyawe. Nimuhaguruke dushimire Imana ko uyu mugoroba iduhaye umuhesha uduhesha ibyo Satani yari yaratunyaze. You are holy, 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 nziza. Hano harimo ababyeyi bari baranyazwe. Bamwe banyazwe amahoro yabo, bamwe banyazwe ingo zabo, bamwe banyazwe umugisha wabo, bamwe banyazwe akazi kabo.
bamwe banyazwa amashuri bagombaga kwiga, ariko turagushimiye ko uyu mugoroba wari wambwiye muze batangarize ngo uduhaye umuhesha, uduhesha ibyacu twari twaranyazwe. Ababyeyi bakiriye ibyo bari baranyazwe. Atosikitando fetotalasira Adola foladra azana bini foladra. Abagabo twakiriye ibyo twari twaranyazwe, abakobwa bakiriye ibyo bari baranyazwe, abasore bakiriye ibyo bari banyazwe. Itorero twakiriye ibyo Satani yatunyaze mu izina rya Yesu. Satani yanyaze abantu gukiranuka, Satani yanyaze abantu kubaha Imana, Satani yanyaze abantu kwihangana. Ariko turasenze, turagushimye ko uyu mugoroba kandi turagushimye ko hari amashimwe agiye kuza. Bamwe bashima ko bagarura ibyo bari baranyazwe. Bano bakobwa bari baranyazwe gakondo kubera kuzira uko bavutse kandi batagize uruhare, ariko basubizwa gakondo kandi n'abavutse inyuma yaho ntibongera kunyagwa. Natwe turagushimiye, uraturenganuye kandi n'abazadukomokaho ntibazarengana. Uraturenganuye, udushubije ibyacu kandi n'abazadukomokaho n'abazaza inyuma yacu mu bihe bizaza bazagubwa neza kubera ko twabateguriye inzira. Uyu muhesha turamwakiriye. Nakiriye umuhesha, nakiriye umuhesha mu rugo rwanjye, nakiriye umuhesha mu muryango wanjye. Ababyeyi bakiriye umuhesha, ntabwo ari uje kutuburanira, ahubwo nuje gushyira mu bikorwa imyanzuro. Twakiriye umuhesha uhesha abashomeri akazi, umuhesha uduhesha amazu yacu, umuhesha uduhesha kuva muri bwa buzima. Turamwakiriye umugoroba, tugukomeye amashyi tugushimira. Ayo mashyi ni ayawe, ayo mashyi ni ayawe. Umubyeyi wacu yatubwiye ngo ikintu cyose cyagenewe igihe. Twari tumaze igihe mu gihe cyo kuriganywa, ariko twinjiye mu gihe cyo kurenganurwa. Twari tumaze igihe cyo dukomanga, twinjiye mu gihe cyo guhamagarwa. Icyo nacyo tukinjiyemo. Tugukomeye amashyi tugushimira. Ababyeyi bakuvugirije impundu, tugushimira ko uyu mugoroba dutahanye umuhesha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.